New Line Cinema presents ku bufatanye na RAMA1AZA Entertainment Association with Domain. Ati Kitana, hari ikintu ngufitiye mwana wanjye kandi kizakurinda. It's beautiful, Father. Ni cyiza papa. Hakuno. This was a gift from Lord Raiden. Ati ni Imana yaturutse kuri Nyagasani Raiden, Imana y'inkuba, the God of Thunder. Ntagira ikintu kimbaho mwana wanjye, azahora kumva, uzamutabaza azagutabara. God of Thunder, Raiden, muramuzi mu gice cya mbere. Hakuno. Ati Shawukani yahageze Nyagasani. What happens if you lose? Biraza kugenda se gute nuramuka utsinzwe? Sasa bigaragara ko no mugabo mwangana gufata pause kagiye mu rugamba agiye guhangana. Hakuno. Ntuhangayikishwe nabyo. Nese buragenda gute nusanga komini ikigongo bagiye guhangana cyitwa cya Shawukani? Ati imbaraga ntago ari imbaraga, ahubwo imbaraga ni ibitekerezo biri mwaho ngaho no mu mutima. Umva amagambo babyeyi mwige gutoza abana. Ati mwana wanjye Kitana komera. Hakuno. Gake bucice ku gasobanurwa.com. Sinabwiye ko nta filime mbi ndabazanira. Hakuno. Ati Jared umwami wacu. Dutangira hitwa muri Idiniya. Umugabo avuye hakuno ko tugatangiye mbabwira abangaba n'abashinwa cyangwa se niba atari abashinwa abanyatayilandi ariko se byose aba n'abashinwa. Hakuno dutangiranye mu yindi si ahitwa muri Idiniya. Ati Shawukani umwami w'abandi wo mu yindi si agenda akaba amasi menshi yitwaje amarushanwa. Gusa Imana ariko ndakeka zora zitureberera. Urebe filime. Ati kurangira kwacu ntago gushyirwaho n'ingabo dufite, ahubwo kurangira kwacu kuremwa n'umurwano cyangwa se combat. Amategeko yari yoroshye. Ati si imwe iramutse itsinze amarushanwa 10 iraza kuyobora andi masi yose. Gusa ariko Outworld yo yari ishakaga ubutunzi bwose bwa Idiniya, bagahatiriza abantu bacu bakabagira abacakara. Hakuno Mortal Kombat II. Atani amarushanwa yacu ya nyuma n'amahirwe yacu ya nyuma. Indwanyi zose twari dufite zari zananiwe. Hakuno. Gusa hari hasigaye indwanyi imwe ahitwa muri Idiniya, ariyo papa wanjye. Ni umwana dutangiye tuganirira. Umwami Jared wo muri Idiniya dore umugabo. Niwe ndwanyi ya mbere arigiye guhangana n'indwanyi idasanzwe bitaga Shawukani, ubwo yari yimanukiye umwami w'abami wo muri the Outworld. Hakuno isi ya hanze babwira gake bucice ku gasobanurwa.com filime yimanukiye we. Arega nta nubwo bazigera bagupfukamira ngo bakurame. Tuzabireba. Umaze kubyimba umugabo arangije yataka. Ureba filime tu uretse je tu abanza aramusamporinga ni Shawukani n'umwami hakuno wo muri Idiniya. Sinzi ariko ikigabo gifite urushoka bakita ngo n'umwami w'abami n'icya Shawukani ni gisoro. Je baramukoma icyo bita amoshield imuvaho uretse hakuno barareba umwami wo muri Idiniya merewe nabi ngo bakeneye gukabisi yo muri Idiniya, ariko nta mwami utanga ikamba gihumeka wowe kereka yapfuye bamutamo. Hakuno sinzi kigabo ni igisura gifite ukuntu gikubita na stati kamanyagurika we. Mortal Kombat II. Kare inkota iracika. Sinzi mugabo hakuno afite tuntu tw'amafiyeri kuturo siyo hakuno kureba disi umugore n'akana benze umwana ari kureba papa yari mu rugamba. Sinzi kigaba gishyira hasi ni cya Shawukani ngo kigize umwami w'abantu gifata hakuno. Sinzi taratera tomagira ikigabo ntabwo ujya ku mwami w'abantu woroshye kimutamo. Sinzi hakuno kimushyira mu kaganza kigabo kiramufata. Mortal Kombat II filime yasohotse ni cyashya.
kigabo dore uburyo giterura ishoka turashize urebe uburyo kigabo giterura ishoka sinzi du kigabo giterura ishoka hakuno kigabo kimubaga utuganza sinzi Kitana mwana wanjye funga amaso nonaha utareba so bari kumwica bari kumugirira nabi bene Adamu n'abana b'umwana arabireba sinzi kigabo cyari cyateye iwabo kigabo cyashokana kirangije kigabo kiranatwika umwana toya hakuno oya umwana bayishe papa wareba kigabo kiramuzamura sinzi kigabo disi tayari bisa nko idiniya cyitsindiye idiniya n'isi y'aba bantu kigabo cyari kiyikeneye cyashokana hakuno umwana yarababaye bamwise Kitana baturage nabo disi bararize bitayari ubwo babaye abacakara babwira ngo ndacyarira marimwe azi kigabo kirangije now belongs to me. Ubidiniya ni yanjye sinabibabwiye kuvuga ngo ni yaki kigabo gisa nko gifite n'ibintu by'ibaraga byapfiriya we cyita ahantu hose hari hasi umucyo kiyahindura umukara ijoro ingabo zacyo zivayo nicyashokana umugore hakuno ararakara bamwiciye umugabo simugize mupfakazi uretse dore wa mugore hakuno anga yaje kwirwa n'abamugize umupfakazi bishe umwami witwa Gerald umwami wo muri idini y'ikigabo gifata umugore sinzi washyanowe Kneel or they all die. Mumfukamire cyangwa mupfe imvira ikigabo hakuno sasa ngakureba nta kundi byari kugenda nyine barapfukamye baramya ikigabo ngo ukunereye ku rugo ngo nawe numunere agira ngo uri ikibura nuza ntabyo mvuze ariko hakuno disi umwana Kitana yavuyeyo disi abantu biwabo bose bamaze kubagira abacakara n'umwami kazi mama we taramya ngo yiswe ndi hakuno umwana akomeza imbere yegera hakuno papa disi papa ari kufa babwira ngo ino filime ya mbere no mbanje gusora nitonze nta bintu byo guhubagurika umwana disi mwabonye karuvate z'abandi ku yandi masi kuno ziba zirishya narabonye ngo hari n'abantu bajya batushyira mu mutwe ngo bakabyina amapiyano kigabo hakuno kivayo dore uruntu rw'urunyundo gifite hano kiramureba iso ntabwo yakabaye kuba yakuzanye hano wa mwana we umwana arangije ikigabo arakireba ntungeze imfubyi hakuno kureba ni ikigabo Kitana ubu ngubu uri umukobwa wanjye bayise ngo iki Mortal Kombat niko bwo tukigera ku izina rya filime babwira ngo muraza gusobanukirwa neza mwitoze mwumva ntari kuvuga neza muze gusohoka nari binani yo mwishyuye Kitana dore Kitana hano yarakuze avamo agashinzi keza turashize buretse fite utuntu kuturapsiyo hey Kitana hano ari kumwe n'iyindi nshinzi buretse bari kwitoza ahari wewe Kitana yavuyemo inshinzi hakuno urapfuye tunu kutumanyeri n'amagezi wewe ijya ku butaka areba hakuno intwaro ze buretse wewe ntaraseka n'abashinwa koga arangije gufatira akagasikafu murakazi ni akapapawu hakuno ase mbwira uri seriyera swanyigishije ngo buri kimwe cyose ni intwaro sawa katubirebe ahita